guhora utekereza ku muntu umwe gusa. Muraho neza mwese mukurikiye KGD TV Rwanda. Niba utarakanda subscribe wakanda subscribe, ukiyandikisha ugashyigikira umuryango mugari wa KGD TV Rwanda. Kandi dukomeje gushimira mwebwe mwakoze subscribe, mukarokora na share ku bantu bagenzi banyu. Uyu munsi rero turaza kugana ku ngingo y'amarangamutima. Mukiga muri segonderi cyangwa se aho wize icyo bitaga ngo amour scolaire, nyuma ukajya kumva ngo umuntu yarwaye ngo indwara ya maladie d'amour. Ese wari wakunda umuntu kugeza ubwo urwara umutima ukumva wabuze amahoro? Tugiye kuganira rero kuri iyi ngingo igira iti amour, la maladie d'amour. Ese koko ibaho? Ese ni iki? Uwafashwe n'iyi ndwara agaragaza ibihe bimenyetso? Ese yakira? Ese wakora iki mu kuyirinda? Amazina rero nta yandi ni Jean d'Amour. Iyi ngiyi ni KGD TV Rwanda. La maladie d'amour cyangwa se mu gifaransa hari ijambo bakunda kuvuga ngo la maladie d'amour, basobanura cyangwa se bisobanura indwara y'urukundo, ariko by'ukuri si indwara ya muganga cyangwa se ingiyi wajya kwa muganga ngo bakuvure baguhe imiti, ahubwo si indwara ya muganga imeze nk'izindi ndwara ushobora kurwara ukajyanwa kwa muganga cyangwa se ivurwa n'imiti. Ni uburyo bw'imvugo bwo kuvuga ko amarangamutima y'umuntu cyangwa se amarangamutima umuntu agirira umuntu akunda, nyuma yo gukunda ashobora kugukoraho cyane. Ese koko iyi ndwara irahari? Yego, umutima ni nk'uko wiyumva. Kubyuka mu gitondo ukumva umutwe urakurya, iyi indwara ibaho rwose. Iyo urukundo rukomeye rwaguteye bishobora kukugeraho cyangwa se kakugeraho aho wumva ubabara cyane, ugahora utekereza ku bantu cyangwa se ukumva utishimye. Ariko si virusi cyangwa se bagiteri, ahubwo ni ingaruka z'amarangamutima. Bivuga ngo iyi ndwara iyo yagufashe ntushobora kuvuga ngo ndajya kwa muganga nk'ibinini, ahubwo ivurwa nawe ubwawe. Wakibaza ate se ibimenyetso by'indwara ni ibihe? Tubibutse ko turi kuganira kuri la maladie d'amour. Bimwe mu bimenyetso rero
ni uguhora utekereza ku muntu umwe gusa, udashaka kurya cyangwa se kunywa. Ikindi, ubura ibitotsi, ukumva ufite umubabaro mwinshi cyane ndetse no kwiheba. Ushobora kugira ubwoba bwinshi, ukajya ukumva umutima uragusimbuka buri kanya. Niyo wumva ibyo bimenyetso tumaze kuvuga rero, uzamenye ko indwara ya maladie d'amour yamaze kukwataka. Ibi byose rero mwumvise ko ni amarangamutima, abera muri wowe ubwawe, kandi birashoboka cyane kuko umuntu agizwe n'amarangamutima. Wakwibaza ati ese wamaze kuyifatirwaho cyangwa se yamaze kugufata wakira gute? Atese ko ibyo bimenyetso umaze kuvuga byose nagaragaje ubwoba, mpora ntekereza umuntu umwe, iyo namubuze sinsinzira. Hari umuhanzi wo mu Rwanda wavuze ngo ndasinzira ibitotsi nkabibura. Icyo gihe wakora iki mu gihe uri muri icyo gihe cyangwa se muri iyo situation? Ni byiza kwita ku mutima wawe ndetse n'uko wakira. Uburyo bwa mbere wakira iyi ndwara, wagira inshuti yawe ukayiganiriza, ukabaza inshuti yawe umuntu wizeye, mukagirana ibiganiro. Ikindi wakora ni ukujya witoza gukora imyitozo ngororamubiri, ukajya hanze ukamenya byinshi. Ni ugufata igihe cyo kwiyitaho, uko wakomeza gutekereza wa muntu, ukareba ikintu kikurangaza cyangwa se urangariraho. Niba uri nk'umusore utangira kwiga kureba imipira, cyangwa se ukagira inshuti zawe muganira kenshi. Waba wibana ugashaka undi mugenzi wawe, waba uri umusore ugashaka umugenzi wawe w'umushuti akaza mukaba mubanyeho muri icyo gihe uri gubatwa n'iyo ndwara. Waba uri umukobwa nawe ugashaka umukobwa mugenzi wawe akaza akajya akuganiriza. Ariko bibaye binakomeye cyane, wakwegera abaganga b'abapsikologe bakakuganiriza cyangwa se bakagushyiraho ingengabihe y'ibiganiro muzagirana. Hanyuma wakibaza ati ese iyi ndwara yakwirindwa? Yego, iyi ndwara wa muntu niba uri mu rukundo ukaba utarahura nayo, wakora ibi ngiye kukubwira, ukirinda indwara ya la maladie d'amour. Kare nabuze ndeba umuntu yavuze kuri iki kintu, ariko zimwe muri komenti umuntu yavuze ati ubundi la maladie d'amour ntibaho, ati biba ari umurengwe kuko njyewe mpangayikishijwe no kwishakira amafaranga, iby'inkundo zanyu zituma murwara imitima mu byigumanire. Hanyuma rero niba uzi ko uri mu rukundo, wakora ibi ngiye kukubwira ukirinda iyo ndwara. Kunda ariko ugumane uburinganire cyangwa se ukunde mu rugero. Menya agaciro kawe ubwawe, umenye ko uri umuntu w'agaciro kurenza uwo ukunda.
bwo kumbwira ngo ukunze umuntu ku buryo akwanze wakiyahura, burya uba wabuze kuringaniza muri wowe. Ntukajye wishyira cyane mu bintu by'amarangamutima y'urukundo, jya ureba n'ibindi biguhuza. Umukunzi wawe ntukamumenyereze ko ari wowe gusa, cyangwa se ari we gusa, ari wowe mahitamo ye gusa, ko hari igihe uwo wita ko agukunda yaba ahubwo yaraje kukuvunira umutima cyangwa se kubabariza umutima. Ni byiza rero ko mu gihe muri gukundana wazajya ushaka umwanya nawe ubwawe ukiyitaho, ukamenya kubikora bya bintu ukunda. Niba uri umuntu ukunda umuziki ukakunda umuziki, waba ukunda kureba filime ukagira umwanya wo kureba filime, ku buryo anytime ashobora kuba yagusiga cya kintu n'ubundi kubera ko wacyitoje mbere, bikorohera. Ikindi, gabanya gukurikirana umuntu utazi cyane. Urubyiruko rw'ubu uhurira n'umuntu muri bisi, ati mpa akanimero, mwamara guhana akanimero, ewana urwo rukundo ukaba ruratangiye. Ukagenda ukishyiramo umuntu ntuzi aho aturuka, ntuzi imico yiwe, ntuzi ngo akunda iki, ntuzi ngo yanga iki, ntuzi imico yakuriyemo. Ukagenda ukamwishyiramo, ukamwimariramo, hanyuma yamara kugukoresha ibyo ashaka, ibyamuzanye, yakujugunya amarangamutima yawe akakuganza. Rero gabanya gukunda umuntu cyane cyane utamuzi, kandi iyo waba umuzi shyiramo ubwenge. Hari uwo nzi akunze umukobwa, barakundana cyane, amurihira minerivare, umukobwa arangiza kaminuza. Hanyuma umukobwa muri kaminuza ahura n'undi mupapa, baba papa bashaje ariko bafite amafaranga. Umukobwa ntabwo yibutse ko wa musore we wamurihiriye, ahubwo yahise amuta. Uwo musore rero byabaye nk'ibimutunguye amaze kumenya ko uwo mukobwa yashakanye na wa muntu. Uwo musore agerageza kwiyahura, Imana ikinga akaboko. Urumva ko rero yarakunze cyane ararengera. Ako mwebwe mwamaze kubona urukundo rwanyu, ntabwo tubabwiye ngo muruseye. Urukundo rwiza rwakubaka, ntabwo rwagusenya ahubwo. Ndizera ko rero wasobanukiwe neza icyo la maladie d'amour ari cyo. Niba kandi wabikunze, wakanda share, ugakanda like, ugasangiza n'inshuti zawe waba uzi ko zigeze kujya mu rukundo. Kandi nyuma utanga ibitekerezo byawe muri comment. Ariko washaringa iyi video, warenza gusharinga ukanadukunda, ugakanda ku kazogera. Wanadukurikira kandi no ku zindi mbuga nkoranyambaga nka TikTok. Ariko muze mukande subscribe kuri KGT TV Rwanda, dukomeze kwaguka. Mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Yari Jean d'Amour, iyi ni KGT TV Rwanda.